ikibazo cyanjye ndi icyana tu ubu nabona kujya kumbaga wabo bano ikibi cyaze n'imodoka akenshi usanga ari iz'abademu izihe zino za X za CX90 wayirebye se nta modoka igira igitsina naya dasi bagatanye mutanga ubugingo nyir'ijoro n'isi wayirebye kabano nawe arabaga oya ntago mbaga nuko abanyarwanda tugira ingeso ntazi ubwoko bwayo nta modoka igira igitsina umuntu wese yatwara imodoka runaka bitewe n'ubushobozi bwe gusa ntabwo urahura n'umugore atwaye Range Rover n'umugabo atwaye Range Rover kuko ndavuga ngo iyi modoka ni ibitsina byombi reba iyo modoka Mazda CX90 maze ubone kuvuga ndayiza reka akenshi usanga ni abakobwa usanga ari abazungu bazitwaye ngo mvaye kuko bafite amafaranga yo kuyigura rega irahenze ziremetse nabi arawe ari kugura yizi wayibonye ndahiza rega Mr. Desire reka kumbabaza ndakwinginze ubundi mu modoka mazima ni amacaja amahaircut ama BMW bira nk'ibyo tutuma turi hasi none se iyo Mazda iri hasi iri hejuru none se ni igisimba iriya modoka Bera thank you byo mumbaza ngo mbese ngo gutega Trez iri affordable gupata ibintu by'imodoka bivuga ntabwo uragira ubushobozi nanjye nibyo ngiye bita ubwo rapote no kumaza itandukaniro rya TGV kumaza itandukaniro rya metro nibyo itandukaniro rya y'iki hasigaye iki tram itandukaniro rya Canon na Nikon ese koko cyangwa uduskuta Mubirigi niho hari nabonye hari skuta nyinshi ku muhanda atese koko skuta n'igare ni ibe bintu byakorohereza kugira ngo ujye koza udusahanga cyangwa ukajya urangira abantu application zo kwishyuraho skuta amabolt tono nk'utwo ngutwo nitwo tuno rwose umva kaba tunamaye amahoro hari akamodoka ka make kari aho ngaho ariko sinjya nifuza no kukareba be utwo tuboro tumaye amahoro pe Sinoye yaje zigenda gute Sinoye yaje yegumira mu rugo none se Sinoye yaje none ngendo nge akora ayayayaya ndinshinwa ku buryo nagikandagiramo nyikandagiramo nambara imyenda ngasohoka nkagenda nkajya gutegereza kwitarukora ayayayaya thank you so much Bella ariko uzi ko navutse muri sama ariko nkivuka uwo munsi urumva Mr. Desire uwo munsi wavutse muri sama navutse muri sama urumva njye navutse nyine navutse ariko uzuba ariko uwo munsi njya kuvuka nkivuka hahise hagwa imvura y'amahino igicu kirakubita inkuba ziravuga inkuba zirakubita ati Repawete aravutse n'imvura iragwa iyo nize kutagiye kuryama imvura y'amahindu bro jewe kiretse yo umanuye tu ngo following wa masiwa ntabwo yakauti following mugire ariko ngo dufaruka ko following yindi iyi ngiyi niyo main account yanjye wayimfollowing ngwereze modereta kuko ndashaka kwira we Repawete karame grafre ndashaka mbashirireho ni izina ry'Imana ngiye kwabwira iki kintu kaba challenge ntabwo igoye ngewe ariko ntujye kuryama utamvugishije ntabwo ngiye kuryama njye se mfite gahunda yo kuryama naryama nageze nza rero umpamagara mbere yo kugenda ntaguye ndi mu gupakura bino bintu ndagomba amaze gupakura bino bintu mu modoka oya sha ni ukuri nibyo nabikubwiye ubifatira mboneye niko bimeze nta mpuhwe uba ufite urabuze nta mpuhwe uba ufite ndakubwiye nimara gupakura bino bintu ndahita muhamagara so gahunda iteye iki Rapote yewe ndavuza na Pionika ngiye kubashyiraho challenge hara hejuru ninsanga tapu ngiye ntabwo uri gutinde ninsanga hariho tapu 200,000 ziroroshye iyo goro muyivanyeho
buri muntu agaramo akabwana k'intare wowe na abamoderatasi ko buri muntu namuhereza intasera ibihumbi 10 none umva gore yawe ni ibiki gore yawe ni iyihe no gutabira shaka igikoresho byo mu account y'iboost ibyo byonyine ye baba we ko abana banjye bagiye gutapinga bagatambingisha n'amane ladies and gentlemen murabyumva yewe zamuragiswa ngaha ahatwike ndabizi Jessica sira muri quest ninjye moderator ubundi imbere nicaga ngakiza ubu ngubu ndi kwica gusa ndeka kubwira rero rapowe ntakumanura nuzana ubuvayo ndabipfa nawe njyewe umura rwose ndakora ngo nuko kugerageza ngo habe discipline iteye ubwoba ni ukuri kw'Imana nta muntu mwemereye kuboroka reka nako koze cyane borote ni ku munwa wanjye wihagije kugira ngo wiboroke nta n'umwe nyenda kuboroka ubusobanuro gutapinga ukanyabwo ndabyutse nambari umva mw'abantu mwe muri hano ni mutapinge ntitaye ku myaka ufite n'amashuri ufite ugomba gutapinga ibihumbi 200 bikuzura jewe umuntu uri gutapinge byinshi urumva anza wihereho ntangerekana ihuru Ayatollah Mustafa Khamenei muri Iran riba rijya kumera nk'itegeko gira ngibi byafashwe na benshi n'ikimenyetso cya nyuma mw'abantu mwe mwavugaga mutarabona umva ubu ngubu ntago ari ukwica ngo akize ubu nsigaye nica gusa rero mw'abantu mwe ndabasabye ngo mutapinge mugere ku 200 ubundi mbere ku tuntu twikorera umuntu utapinga ibiboro byinshi njyewe ubwanjye uretse na Godfather ndamwihera muri Interstellar banyemereye njye ndamwiheramo akabwana ndamuhereza Baby Lion mwene muze kandi ibyo mvuze ndabisohoza ndagapfukaruka Pionika umuntu urugire takunyura muhereza iki ishana njye cyo ndamuhanda muhagaragisi bro naho kibazo cya umutindi basi zamuka oya mvuze uretse ko mvuze garagisi enye mvuze imwe uvuze garagisi tapu ibihumbi 200 bro byonyine Ladies and gentlemen challenge rorose Pionika challenge gize iroroshye bro ibaza abantu hano 150 Mr. Desire bose bagira tapi igihumbi ukata tugira ibihumbi 200 mw'abantu mwe mubikore nk'akazi Pionika yo tapi yako nazibona karame Mr. Desire usanga ko mu birike ni saa 4 z'amanywa oya ntabwo nigeze ndyama ati ntabwo ari byo wa masaha yacu nayo muranganya ibirangana kubera yuko uyu munsi nta shuri nari mfite mu makangahe ntabwo ari mu wakangaye niga basic okay hari boro bya basic before yuko nyine bibiri academic before yuko ujya muri ntabwo nanatangira kwinjira neza muri section nshaka kwiga Iran yashoboye kurasa cyber security bigera ku rwego Amerika ihungisha abasirikare bayo ibakura mu birindiro byabo kubera ko nta bushobozi ekoropoye ari kubaza ngo utapinga kenshi ngo ni inshuro zingahe ni inshuro 50. oya njyewe umuntu wese uri bugire tapu urumva ziri bugire nyine nkabona yagize tapu nyinshi ndamuhereza Baby Lion uri wiga abandi muri tapu ndamuhereza Baby Lion izina Jessica umeze ute uyu mugabo kandi meze neza Pierre meze neza ndashima njye ubundi iyo muri ahantu nakabanu mbameze neza Jessica umva rapowe kuri kwa Godfather sawa reka nta pininge nce yaringe yarashaka kuvuga nshaka gutapinga nicyo kintu cyanzanye hano ureze kuvuga urukundo ngukunda byose nduvuge reka nitapinge ndakubujije nimara kuzuza tapu zanjye nibwo ndi buvuge ubu ndi guhangana n'akamashini ka tapu niba nimara kuzuza tapu zawe ntibage mfite akaboko uzi ibintu yarashaka kuvuga yarashaka kuvuga ngo ntumushireho isoni ngo ari kwa Godfather
oya arabizi buriya yahise abimenya yahise amenya ibyo mubwiye. Jessica Boss Lady ko ari inshuti yanjye ko ari umubyeyi twubaha. umva nani mureke dutapinge sibyo niturangiza dusharinge duhamagarira abandi baze batapinge. Umva mbese muri make akazi propaganda igezweho igitekerezo cyiza wagira muri aka kanya no kuba watapinze. Njyewe igitekerezo mfite urumva no kubanza ngakora repost tayari kwanza nayikoze sibyo repost ujya gushaka nk'ugiye gusharinga warangiza ugahita ubona akantu k'akazu k'umuhondo ugahita ukora repost wamara gukora repost wabishaka gusharinga abantu benshi ugakanda cyane hano muri screen yo kwa Godfather warangiza ukabona abantu barizanye ukagenda ubasharingira icyarimwe. none se iyi post we post za kuri story ushatse wa postinga kuri story cyangwa wa postinga repost ubugira ngo buri muntu wese ugufollowinga nyine abone iyi live. Iyo postinze no kuri story nabo nta kibazo ugiye kuri video yawe ahita asanga kuri story yawe nyine hariho ino live agahita yijoyinga. wakoze posting nkaba mvuye kureba mu bintu wakoze posting nkaba ntayibonye. Yego ko nayipostinze kare yanahageze. zatumye leta zunze ubumwe za Amerika zikoze kare cyane. Nanjye nakoze repost. Ladies and gentlemen, mwese ni muri Kid na Jessica Boss Lady ni umuntu wa mbere uzi gukoresha TikTok ku isi no mu Burundi atashaka amafaranga ahubwo yashaka kugira ngo yishime. Niwe muntu wenyine nabonye. Haleluya. N'abantu bose ni umuntu wenyine utajya ukangwa n'imbibo zibonetse. Ni umuntu wenyine wandebye arambwira ngo ndapawete ngusiza amavuta. Agufite amafaranga yo kwamamaza Burundi. Yego. Fete yakinyereyeho. Ariko mana Nyagasani mutanga bugingo batangiye kunshinja kwamamaza. No umuntu ushaka gusharinga bimworoheye nakande cyane hano kuri ku ifoto ya Godfather leta abona abantu bose hasi bose oya ukanda muri screen aho ngaho nyine ugahita ugira gutya suri kubona ukuntu ndi gusharinga se abantu bose ufollowinga bahita baza. Exit kandi yabajwe niba Amerika yarateguye intambara ariko ubashaka Pionika ibyo biganiro agashizemo Amerika yari yateguye intambara kuko kabana kuntu umuntu witwa Mwanafunzi kugira asigare yumva gake gake avuga ibintu by'ubwenge. ejo bundi yarancanze ngo munsi y'isi ngo harimo amazi ngo hari amazi ngo utanywamo gafite umunyu ngo hari amazi yo mu nyanja ngo uri gusesagura amazi ngo amazi tubona ngo yo kunywa ni 0.0 amayada ayarize umukaritazi avuga ibintu urumva mu bwenge bwawe arabucanganyishije arabucanganyishije. Rero Pionika kubera ko urubyiruko rwacu rwabaye abanebwe urumva ariko nyine byose Mwanafunzi aba yavuze ni ubushakashatsi akora urumva agategura akabishyiramo n'ubugenge bwe ariko ugiye kureba neza usanga nawe ari ibintu ushobora kugenda ugasacinga ukabona nyine ugashyiramo ubuhanga bwawe ariko kubera ko urubyiruko rwacu rwabaye abanebwe ntabwo babyo. Ngiye ku ishuri ryacu nigeze gukora ikiganiro urumva njyanye no kuba yabihiza akabibona ikiganiro ku ishuri barangije baravuga ngo ndi umuhanga ngo bitenga ubwoba ndabareba bazungurirwa umutwe. Ese tapu ko mana zahagaze cyane ngira kureba nawe yego ko mana yanjye zahagaze mutapinge niyo challenge dufite ku 200 mbibutsa ko umuntu wese uri mutapinge kurusha abandi. Raporo uwo mwarimu kubyana umuhanga mugira impuhwe rwose. Ariko desire Jessica thank you kamano uri kumamagara hamagara Jessica we kabano ariko Jessica ariko Jessica ni mutore ninjye mwana akunda ku isi no mu Burundi Burundi ubushaka higira ko ndani bagirwa none se
ibiboro ndi kubona nibyo muri kubona z'ibiki maze nk'iminota 5 mbona turi ku 74,600 nabone ibyo muri kubona ese ubwo ntibyahagaze oya ntabwo byahagaze turi gutapinga nyine ntibaza ntabwo uri kuyapudeta kandi bimaze igihe kinini bimeze gutya bituma abadepite bamucyurira bati ntabwo biri kuyapudetinga undi yisubira Urumuri gutapinga gahoro nyine. ari gito cyane reka napinge njyewe inshuro nyinshi ndebe reka mbe n'iminuteri batapinge bakora muri gore ya Godfather natwe banadukandeho Bari kwari bemereye ikiri musanga yamwujije ibyo yabategetse. ni igiki rupoye bati mwagambana Stella Ndasara ya Godfather. kurushaho gutuma ubuzima bwabo twebwe ntabwo turi kugendera ku kuba yabikora cyangwa atabikora, ahubwo turi kugendera kuvuga se ibyo twategetswe gukora turabishoje, asigaye dusigare twishyuza ariko twashoje akazi. Ladies and gentlemen, natwe twabisoje mw'abantu mwese 169 ntagaruka ngo ni kuri pano gusa ngo niwe bireba. Mwebwe mutapinga umuntu ndi ubone tapuze zigeze ari nyinshi ngenda muzamura muhesha agaciro mukanda wa Baby Lion nuko nkora. Ikindi kandi mbibutsa yuko ubu ngubu bwa mbere nicaga ngakiza batarangira moderate, ubu ndi moderate nsigaye nica gusa. akantu ko gukiza bagakuyeho ariko ubwabwire amagambo ugira uyakura Poete ntabwo ari korogate gusa ni white dance. wa muti bita ABCD urayizi kabano ngo nakatarama cyakaza. ABCD urumva ntabwo ari abagizi bashinja ushobora kuba ari umuti ukoreshwa n'abantu benshi cyane mu Rwanda, mu cyaro barawukoresha cyane. ko ntashira amakipe Urura kubi. Poete na ABCD Reka mbabwire njyewe ninjye musore njyenyine ku isi ukunditse, ninjye musore njyenyine ushobora kugusohoza amasezerano nasezeranye n'izina ry'Imana mpagaze mu bubasha Uwiteka mpereza, nkahagarara kuri Bibiliya nahawe na Rurema mbamenyesheje yuko ibingibi Ugarutse kuri Bibiliya rero wihakanye Satani. kabano wamuvise Uzi ko twabyibagiwe. isa Donald Trump oya njye bintu navugaga njye ariko kabano uzi ko mfite Bible eshatu, Bibiliya yera, Bibiliya ntagatifu na Bibiliya ijambo ry'Imana, byose mba nzisegura. urabura Quran divas Oya urumva ndakina Quran ndayisabwa ariko Latifani tucanja zayemereza. X yavuga ko Amerika igenzura ikirere cya Iran uwa kuroza yaguye Nyamitaba pe. Ladies and gentlemen, mbamenyesha yuko ari njye musore njyenyine yo baba we, ninjye musore njyenyine ushobora kureba ugakunda, nakunditse utandeba nubwo bajya bavuga ngo ndi mugufi ariko ndi mugufi ariko nubwo ndi mugufi ninjye gikurikira proud yabyo. cyegera gishimwa na Korea nizere ko wibuka bwa buki ukuntu bwitwa umuhura harya X Wazi igiceri iyo ugiye ku isoko itike si yo nyinshi. akira kubwira nziza rimwe na rimwe Nyewe ikaza kurangira ibyo yo yabwiwe na minisitiri hari igihe kera nyiri umwana kutumvikana kwa None se hari umugabo muremure nyine yari yaje mu rugo biramugo twacuruzaga twa dufite akabari, urumva kabano mu rugo twa dufite akabari, ashyigikiye intambara urumva yaba J Divas na Peter X hano bazajya muri kumva kumva ego ariko njya kumva nyine n'umwana nagira gutuntu tw'amahane, urumva umusinzi yari yasinze ubwo mba ndaje ndavuga Poete wavuze ngo aro. aro bose muri kunyumva Komeza inkuru ya Poete utazi ko yibagiwe.